abahano ese abahano bagiye ko badakomara ubwo abantu ko numva saba ko hajagaye mu bantu abahano diko mutesi karame ngwino hano ariko mute ubu kuva mu gitondo wakoze iki? Mama ndabyutse noza ibyombo. Muto ubu ngubu kuva mu gitondo wari ucyoza ibyombo gusa ubu ni sangara utaranateka. Jewe nashonje ndi ibiryo byo kurya waramukiye ahangaha. Hari ibyo nari ndimo nyine mama ntabitunganyije kudaje guteka. Nta soni ukambwira ngo nta biryo bihari ugiye kubishaka. Aya masana yego mwana wanjye ubu ndashaka ibiryo. Mama nawe ibyo ndabirambiwe ushaka ibiryo se aho bigeze uzashaka umukozi kuko njyewe hari ibyo mba nibereyemo mpamuze cyane mba ndi bize mu kati. Ariko abana b'ubu mwarakaze koko nuko mbwiye muto ngo nijya gushaka umukozi amafaranga waryaga ngiye kuyashakisha umukozi ntabwo nzongera kwirirwa ntare cyane ngo ndari hari iki urabona uzi ko wishyizeho ese niba ushaka umugabo wagiye gushaka umugabo ukabwira mu rugo umugabo ngo iki umugabo maje kundambirwa se humura ndaza kumubona nigendere ni iminsi mike mucece nkabona kuvire mu rugo wagize vuba ukagenda wa mukobwa nushaka uzagende impa amahoro muri uru rugo kuko urandambiwe kuza inzara ikanyica wiriwe ureba mu matelefoni wigira ibyo ushaka ngo waramutse ubwo se wakoze iki nushaka ugende ubu naguhasi ahubwo mama tukiri aho sheri yari yambwiye ko ari buze kuza kunsura witegura bari hafi kuhagera ugize ngo iki ufite umusheri uri buze kugusura ubu se ko wananiye ndi nyoko uwo musheri uzamumarira iki mukobwa azanshobora nyine neza ahubwo azagiye kunyikora ngo ndamunanira yego mwana wanjye urantereka nigendere Deu tigre ao mundo. Bite byawe urinde ushaka iki? Ushaka sister wawe mwana arahari se ahubwo? Arahari ariko ari busy. Ni ibintu bikeya mwana ntabwo biri butije. Okay, karibu nta kibazo. Ni karibu. Ni zerites. Naribi. Ni wane. Ne. Natinze? Watinze nyine. Ntabwo ari cyane. Oya watinze wa. Ahubwo se abameri bari he? Mera ari mu kikarari cyo ari gukurikirana. Ikibazo ndaramutegereje. Ntukagira ejo gataraje reka twitwingana none nawe nagukumbuye. Ariko byari bikiriho iminsi myinshi kabisa. Iminsi yaribaye myinshi. Aho muri kwireba ku gateleviziyo. Ako se agateleviziyo mba ndi gukurikirana amakuru ariko buriya Amakuru ari ni amakuru cyane ibi filime. Nyine amakuru ararangiye. Izacu se kandi harimo filime. Arimo aranyamaza. Ibiki? Ariko nyamaza. Ntabwo nyine. Kereka wenda niba ari bwo agiye.
uriho mukecuru? ararara ariko abana babo ntimucyubaha ye ndi mukecuru se ubona angana na nyoko ariko se mama kuvuga nabi byagenze gute? nanjye nkabona koko reka ninde kubwirirwa ubundi si uwo muntu wicaze mu ntebe zanjye mwaraziguze twaraziteranirije cyangwa bimeze gute? Nyine mama ibyo reka tube tubiretse ahubwo tukiri aho ngaho. Ni wa mukunzi wongera kubwira ugiye kuza kunsura. Yego mama, ni njyewe mukunzi. Ni mukunzi mwanya bati. Ahubwo sinshaka no gukomeza kumureba mu ntebe zanjye muhagurukane umujyane. Muhagurukana agende amvire mu ntebe zanjye. Ariko mabanzu nankunda. Aka kanya si bwa ruri kumwe mushaka umugabo ngura amazi. None ndamuzanye turagumushaka. Se uramitiramo? Ese ubundi mu reka nkwibarize. Ufite amashuri angahe? Nayo mashuri mfite ntabwo ngize. Nimba utarize rero mpagurukira mu ntebe ugende. Yewe ndashaka abana bize, iyi vizi ishaka umwana wize usobanutse. Sheri, ndabona mama wawe ntazi uko bimeze. Ngiye kuba nitaye tuzajya tuvugana kuri phone. Sheri ntabwo bishoboka. Kubera iki se? Urabona mama wawe atazaza. Ahubwo wakavuza wahagurutse aho ngaho. Are mubone mu muhanda. Mukingurire porutaje navire mu rugo. Saje rero reka nitahe. Ejo hari umuhungu w'umukire wize ufite amashuri uzagira icyo atugezaho uzaza hano ugomba kubana n'uwo muhungu reka nanigendere nuko mvuze. Mwana wa makuru se ni meza? Makuru ni meza kuretse mwe. Natwe ni meza. Ni meza natwe turabona n'imvura yaraguye. Muri icyo gihugu cyanyu si yo ngiyo muri abo bazungu muraturusha iki mwana wa? Ibintu birahari iyo ngiyo ntago ari nk'ina hari kurebye twebwe ibintu biba bihari n'amafaranga kandi aba ahari. None se wize muri Canada wiga? Nigaga muri Amerika ariko n'ubu nta nubwo nayasoza mu minsi iri imbere ngiye gusubira we ku ishuri. Mbese mama uwo mukobwa ari hehera ngo aza nsuhuza? Yewe umukobwa inganze njya kumuguhamagarira ubanza hari imirimo arimo hariya reka njya kumuguhamagarira ze agusuhuze. Mama wanjye ntabwo azi ko namuzaniye impano yarihishe. Araza bite nyimuha binshyize hano. What? Kamini wowe? Mutasi! Meze Iminsi myinshi. kuri twese. Ni karibu urisanga. Uwo muntu se muziranye hehe? Ema uyu nguyu twariganye kuva kera kose. Ni wumva amata byaye amavuta. Kubera iki se mama? Bivuze mbishaka kandi mbikunze. Bana banjye rero nuko nimwe muganira. Ndeka mbareke mwe muganira ubundi nyine ubwo nujya kugenda ubwo turongera dusubire. Reka ndenge. Mama uretse hari akantu nakuzaniye. Sinzi niba kagushimisha. Nagashyize hano ngo utaza ukabona atari nakaguhe. Baba we disi we ntureba urakoze mwana wa. Naga telefoni Inga turebe mfundurira nkana kamena baza turahamagana. Ntureba nuko mwana wa Imana iguha umugisha turi bujya tukavuganira. Akira muno harimo na cagi uzagira gashyira ku muriro. Babigira gutya. Harya babigira gutya. Yego. Nuko mwana wa. Ntureba bimwe nakubwira ngo umwana wize aba afite ikinyabupfura muko ntabwo ubizi. Ahubwo se rata watekereje ute kuza hano mu rugo gusa? Ariko nabonye usa nkaho uzanye na mama birenze. Musanzwe muziranye kuva na kera cyangwa mwamenyanye ugeze hano? Nibaze ibi bintu sinzi ukuntu bigenze. Mama wawe yahoze ari inshuti n'ababyeyi banjye ariko ejo ntitwahuriye mu muhanda aransuza kuri tutari duherukanye abarambwiye wazaje kudusura niko kuza hano rero. Ese amashuri warayakomeje cyangwa nawe wahise ubiparika nyine kaminuza ntabwo yikomeje? Njye ntago amashuri nigeze nyareka n'ubu ndakiga
ubu ngubu izi saha turi kuvugana ndi kwiga muri Amerika, ejo bundi ngiye kujyayo, ngiye kwiga icyiciro cya nyuma. Wow, urumva ko ni byiza cyane we, nuko ni kanongeye ngusuhuze.